mu gihe cyose amateka ya muntu ibihugu byinshi byabaye bikomeye kubera ubutaka bwabyo, ibindi kubera umutungo kamere, ibindi kubera abaturage benshi, ariko hari igihugu gito cyahagurutse cyerekana ko imbaraga z'igihugu zidapimirwa mu bunini bwacyo, ahubwo zipimwa n'icyo gishoboye gukora. muri Afurika hari ibihugu bifite ubutaka bunini kurusha u Rwanda inshuro nyinshi, hari ibifite peteroli, hari ibifite zahabu nyinshi, hari n'ibifite ingengo y'imari ya gisirikare iruta y'u Rwanda kure. Nyamara izina rya RDF rivuzwe abenshi bahitamo kubanza gutekereza kabiri, kuko RDF ntabwo yubatse izina ryayo ku magambo, yaryubakiye ku bikorwa, ku myitozo, ku rugamba ndetse no mu butumwa bwo kubungabunga amahoro hirya no hino ku isi. Ariko hari ikindi kintu abantu benshi batabona, ikintu cyubatswe buhoro buhoro mu myaka myinshi: intwaro, ikoranabuhanga n'ubushobozi bwo kurinda igihugu no guhangana n'ibibazo by'umutekano bigenda bihinduka uko imyaka ishira. Uyu munsi tugiye kwinjira imbere mu ntwaro eshanu zikomeye zizwi ko ziri mu bubiko bwa RDF. Turebe inkomoko yazo, turebe impamvu zaguzwe, turebe icyo zishobora gukora ku rugamba, kandi turebe uburyo igihugu gito cyakomeje kubaka ubushobozi bwa gisirikare bituma izina ryacyo ryubahwa n'inshuti ndetse rigatinywa n'abanzi bacyo. Njye ndi kwizera Emikata, kandi uru ni rumwe mu rugendo rutangaje cyane rw'igisirikare cya RDF. Ngwaye ikaze. RM-70 Multiple Launch Rocket System. Mu ntambara zigezweho hari igihe gutsinda biterwa n'uwarushije undi umubare w'abasirikare, hari igihe biterwa n'ubutasi, hari n'igihe biterwa n'ikoranabuhanga, ariko hari n'ibihe bidasanzwe aho ibintu byose bihindurwa n'umuriro mwinshi usukwa ku mwanzi mu kanya gato. Aho niho RM-70 yinjira. Iyi ntabwo ari imbunda isanzwe, ntabwo ari igifaru, ntabwo kandi ari misile launch isanzwe. RM-70 ni Multiple Launch Rocket System. Mu magambo yoroshye, ni intwaro yagenewe kurekura rockets nyinshi cyane mu gihe gito cyane, zigakubita ahantu hanini icyarimwe. Iyo umuntu ayibonye bwa mbere ashobora kuyitiranya n'ikamyo isanzwe ya gisirikare, ariko inyuma y'iyo kamyo hihishe imwe mu ntwaro zubashywe cyane mu mateka y'intambara zigezweho. Iyo ntwaro igizwe na tube 40 ziremereye zuzuyemo rockets. RM-70 yatangiye gukorwa mu cyahoze ari Czechoslovakia mu myaka y'1970 mu ntambara y'ubutita. Icyo gihe ibihugu byinshi byari biri mu irushanwa ryo kubaka intwaro zashoboraga guhindura isura y'urugamba. Abahanga ba gisirikare bari bafite ikibazo kimwe gikomeye, baratekerezaga bati, niba dushaka guhagarika umwanzi munini ni gute twamukubitira ahantu hanini icyarimwe tutabanje kohereza abasirikare benshi imbere? Igisubizo cyaje ari RM-70. Abashakashatsi bo muri Czechoslovakia bafashe intwaro y'abasoviyete yari izwi nka BM-21 Grade, barayivugurura, bayongerera ubushobozi, bayishyira ku gikamyo gikomeye cyane cyitwa Tatra-813. Iyo Tatra-813 ntabwo ari imodoka isanzwe, yari ikamyo ifite amapine 8 ishobora kugenda ahantu hatandukanye harimo imisozi, byondo n'ahandi imodoka zisanzwe zakorwa. Ariko ikintu cyagize icyamamare ntabwo ari uko igenda neza, ahubwo n'iki ikora ihagaze mu masegonda make gusa. Ishobora kurekura umurongo wa rockets zikurikirana ku muvuduko uteye ubwoba mu gihe kitarenze amasegonda 20. RM-70 imaze kurekura rockets 40 za milimetero 122. Abasesenguzi bamwe mu bya gisirikare bayigereranya n'imvura, ariko ntabwo ari imvura y'amazi, ni imvura y'umuriro. Ku rugamba bishobora guhatira umwanzi kuva mu birindiro bye, guhungabanya ibikorwa bye cyangwa gusenya ibikorwa remezo bya gisirikare biri mu gace runaka. Niyo mpamvu abasirikare benshi bayita intwaro yo gutegura ikibuga cy'intambara. Mbere y'uko ibifaru cyangwa ingabo zinyura ahantu runaka, RM-70 ishobora kubanza gukoresha rockets zayo kugira ngo yahindure ahantu habi ku mwanzi. Nyuma yo kurekura rockets zayo, ntabwo ihagarara aho, abayikoresha bahita bayimura vuba ibikorwa kugira ngo birinde ko umwanzi yisubizaho umuriro. Mu ndimi za gisirikare uburyo buzwi nka shoot and scoot, kurasa hanyuma ukava aho hantu mbere y'uko umwanzi amenya neza aho uri. Mu ntambara z'iki gihe ubu ni bumwe mu buryo bw'ingenzi bwo kurokoka. Niyo mpamvu ibihugu byinshi bikomeje gushora amafaranga menshi mu rwego rwa rocket artillery, kuko bitanga ubushobozi bwo gukubita kure vuba kandi mu buryo bugoye kuburizamo. Nubwo RM-70 atari yo ntwari igezwe kurusha izindi zose ku isi, iracyafite agaciro gakomeye mu gisirikare icyo ari cyo cyose kitunze. Ikoreshejwe neza ishobora guhindura uburyo urugamba rugenda, ishobora gutanga ubufasha bukomeye ku basirikare bari imbere, kandi ishobora gutuma umwanzi asubira inyuma mbere y'uko ahura n'ingabo ziri ku butaka. Niyo mpamvu RM-70 ikomeza kubarwa mu ntwaro zikomeye zizwi ko ziri mu bubiko bwa RDF. Ariko nubwo ubushobozi bwayo bushimishije, intwaro iri ku mwanya wa 4 ifite umurimo wihariye kurushaho, kuko ntabwo yagenewe kurasa ahantu hanini, yagenewe guhiga no gusenya kimwe mu bikoresho biteye ubwoba ku rugamba: igifaru. Red Arrow ni HJ-9A misile, umuhigi w'ibifaru. Mu ntambara z'iki gihe, uyu munsi igifaru ntikiba kikiri cya kera cyonyine kinyura ku rugamba kidatinya ikintu na kimwe. Uyu munsi igifaru kiba gifite ubwirinzi, abakirinda n'uburyo bwo kugabanya ibitero bije bivuye impande zose. Ariko nubwo bimeze bityo, hari intwaro imwe ikomeza kugihiga mu buryo butandukanye. Iyo ntwaro ni Red Arrow. Iyi si imbunda isanzwe, si na rocket isanzwe, ni misile yihariye yagenewe intego imwe gusa: gusenya ibifaru n'ibindi bikoresho by'intambara bifite uburemere bwinshi. Yakozwe n'uruganda rwa Muri rwo mu Bushinwa mu myaka y'1990 mu gihe isi yatangiraga kwinjira mu ntambara z'igihe gishya.
aho ibifaru byari bimaze gukomera cyane kandi birinzwe kurusha mbere. Icyo gihe ibifaru ntibyari bikiri ibikoresho byoroshye, byari birinzwe n'ikoranabuhanga byihuta kurusha ibya kera, kandi byasabaga intwaro zifite ubwenge kurusha imbaraga gusa. aha niho havutse HJ-9 RDR. igihe yatangiraga gukorwa icyari kigamijwe ntabwo cyari ukurasa ahantu hanini, cyari ukurasa intego imwe yihariye ifite agaciro kanini ku rugamba y'igifaro. Red arikorera ku modoka z'intambara zinyuranye, akenshi zifite umuvuduko mwinshi n'ubushobozi bwo kugera aho bikenewe vuba, ibituma itsinda rikoresha rishobora kugera hafi y'umurongo w'urugamba rigakora vuba, hanyuma rikava aho hantu mbere y'uko umwanzi amenya aho ryaturutse. Ku rugamba uburyo bwitwa hit and move doctrine bisobanuye gukora igikorwa hanyuma ugahita uhindura aho uri. Red ari ifite ubushobozi bwo kuyoborwa igana ku ntego yayo, ibituma idakora nk'imbunda zisanzwe zisohora isasu zigahita zireka ibisigaye bikaba ku mahirwe, ahubwo n'intwari ikurikirana intego yayo kugeza igezeho. Iyo igifaru kiri ku rugamba ntikiba ari cyo cyonyine, kiba kirinzwe n'abandi basirikare, kiba kiri mu buryo bwo kugabanya ibyago byo guterwa no guhagarika, ariko Red Arrow yashyiriweho guca muri ibyo byose ikagera ku ntego yayo ikagisenya. Icy'ingenzi imisire yibandaho si ubwinshi bw'ibisasu, ahubwo n'ukuri kwa kimwe, igifaru kimwe, intego imwe. Mu ntambara zigezweho ibifaru bishobora gutwara amafaranga menshi cyane kandi bigahabwa agaciro gakomeye, ariko intwari ishobora kubihagarika ishobora kuba nto cyane ugereranyije nabyo. Aha ni intambara ihinduka iy'ubwenge kurusha imbaraga gusa. Red arifatwa nk'intwari ihindura imitekerereze y'urugamba, kuko iyo igifaru kimwe gisenyutse ntibigira ingaruka ku cyuma gusa, bigira ingaruka no ku cyizere cy'abandi bari ku rugamba, kuko mu ntambara icyizere ni kimwe mu ntwaro zikomeye kurusha izindi. Iyo icyizere kigabanutse n'ibikoresho bikomeye bishobora kutagira icyo bimara. Ariko nubwo Red ari intwari ikomeye mu rwego rwayo, si ifite inshingano yo kugenzura ikirere kandi si ifite inshingano yo kurasa ahantu hanini. Ku mwanya wa gatatu tugiye kwinjira mu ntwari ifite inshingano zitandukanye rwose, intwari itagaragara nk'iy'ubutaka ariko ifite ijisho rigera kure cyane, kandi mu ntambara zigezweho ugenzura ikirere niwe akenshi ugenga n'ibibera hasi. Sky Dragon 50 Tianrong 50, ijisho ry'ikirere. Mu ntambara z'iki gihe ntabwo ikibazo ari ugutera gusa, ikibazo nyamukuru ni ukumenya ibiri kugenda mu kirere mbere y'uko biba ikibazo. Aha niho systeme nka Sky Dragon 50 igaragaza uburemere bwayo. Sky Dragon 50 si intwari imwe, ni air defense system yuzuye ikora nk'urusobe rw'ubwirinzi, igizwe n'ibice bitandukanye bikorana nk'umubiri umwe. Igice cya mbere ni radar unit ishobora kwitwa ijisho ry'ikirere. Iyi ni 3D surveillance radar ifite ubushobozi bwo kubona no gukurikirana targets nyinshi icyarimwe, nibanza kubona ikintu cyose kije mu kirere ikagitandukanya n'ibindi, ikagitanga nk'amakuru y'ingenzi. Muri make intambara y'ikirere itangira mbere y'uko hari ikintu na kimwe kiraswa, itangira iyo radar ibonye icyo kintu kije. Igice cya kabiri ni command vehicle, ari nacyo cyitwa ubwenge bw'urugamba. Iki ni control center igendanwa yakira amakuru aturutse kuri radari ikayasenyagura hanyuma igafata icyemezo cyo kurasa cyangwa gutegereza. Aha ni ikoranabuhanga n'ubushishozi bw'abantu buhurira kugira ngo hafatwe icyemezo mu gihe gito cyane. Igice cya gatatu ni launcher vehicles, arizo modoka zitwara misile ziteguye gukoreshwa. Buri launch ishobora gutwara misile enye ziteguye kuraswa, kandi systeme yuzuye ishobora kugira launchers nyinshi bitewe n'uko yashyizwe ku rugamba. Ibituma ishobora guhangana n'ibituruka mu mpande zitandukanye icyarimwe. Misile ikoresha iyi systeme mu muryango wa DK-10 ifite ubushobozi bwo kugera ku ntego iri hagati ya kilometero nkeya kugeza hafi ya kilometero 50, kugenda ku muvuduko uruta uwijwe inshuro nyinshi, ikurikirana intego yayo ikoresheje active radar guidance, ikaba ishobora guhiga indege, drone ndetse na cruise missiles. Iyo system ibonye intego ikurikira inzira yihuse cyane, radar ibanza kuyibona, command system igafata icyemezo, hanyuma launch igahita irasa. Ibi byose bibaho mu masegonda make cyane mu buryo bwitwa detect, decide, engage cycle. Icy'ingenzi Sky Dragon 50 tanga si ukurasa gusa, n'ubushobozi bwo kugenzura ikirere no guhindura ahantu hatari hizewe ku mwanzi. Ikirere kigenzuwe, indege z'umwanzi zigomba gutekereza kabiri mbere yo kwinjira. Drone zitakaza umutekano wazo, n'ibitero biva mu kirere bigahura n'imbogamizi zikomeye. Mu ntambara zigezweho intsinzi si ukurasa umwanzi gusa, no kumenya hari mbere yo kugera ku ntego ye. Sky Dragon 50 yubakiye kuri iryo hame, si intwari irasa gusa, ahubwo n'ijisho ribona mbere y'uko urugamba rutangira. Ariko nubwo ikirere ari urwego rukomeye, hari intwari iri ku mwanya wa kabiri ifite inshingano zitandukanye cyane. Yo ntabwo igira uruhare mu kirere gusa, ahubwo igira uruhare mu gutuma igisirikare cyose cyumva imbaraga z'ubutaka. T-72 main battle tanker, igihanganye cy'ubutaka. Mu ntambara zose zabaye ku isi hari ikintu kimwe kitigeze gihinduka. Ushobora guhindura intwaro, ushobora guhindura amayeri, ariko ubutaka bwo kurwaniraho bukomeza kuba urubuga rw'ingenzi, kandi urwo ni urubuga igifaru nicyo gikoresho cyahinduye amateka y'intambara kurusha ibindi. Aha niho haza T-72. T-72 yavutse mu gihe cy'intambara y'ubutita mu mpera z'imyaka y'1960, ikorwa na Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete nk'igihugu cy'ikibazo gikomeye cyavuga ngo ni gute wakora igifaru gikomeye cyihuta kandi cyoroshye gukoresha ku rugamba runini. Igisubizo cyabaye T-72 si igifaru cyari kigamije ubwiza, ahubwo cyari kigamije imikorere.
T-72 yubatswe ku ihame rya combat efficiency, ifite kuru y'abantu batatu barimo komanda, gana na driver, ifite imbunda nkuru y'125 mm, smooth bore cannon ishobora kurasa amasasa atandukanye arimo high explosive rounds, armor piercing rounds ndetse na guided missile capability kuri verisiyo zimwe, ikoresha autoloader system ifasha kugabanya umubare w'abantu bakeneye kuba imbere mu gifaru, bigatuma kiba gitugeranyije n'ibindi bifaru binini byo mu burengerazuba. Icyatumye T-72 imenyekana cyane suko ari igezweho kurusha izindi, ahubwo ni ibintu bitatu by'ingenzi. Icya mbere ni kwizerwa kwayo, icya kabiri ni simplicity yayo, bisobanuye koroshya imikoreshereze, icya gatatu ni adaptability yayo, ubushobozi bwo gukora mu bihe bitandukanye by'intambara. Si ikoranabuhanga ryonyine rigena intsinzi, ahubwo ni korana n'abantu barikoresha. Iyo T-72 igiye ku murongo w'urugamba ntibiba ari yonyine, ibiri formation y'intambara irimo infantry imbere, ibindi bifaru ku ruhande n'inkunga y'ikirere hejuru. Iyo igeze imbere ntibigamije kurasa gusa, ahubwo bigamije gusunika umurongo w'umwanzi, gufungura inzira no gutera igitutu cy'uko ubutaka burimo gufatwa. Mu ndimi za gisirikare byitwa armored breakthrough capability. T-72 ifite igihagararo cya battle pressure tool, si imbunda gusa, ahubwo n'urukuta rugenda, igitutu ku mutima w'urugamba n'ikimenyetso cy'uko teri ishobora gufatwa. Iyo igifaru kimwe kigeze imbere ntibiba ari icyuma gusa kigaragaye, ahubwo biba ari message ku mwanzi ivuga ko umurongo urimo gusunikwa inyuma. T-72 ntikora nk'intwaro zigezweho zishingiye cyane kuri electronics gusa, ahubwo yibanda kuri durability, ease of repair na battlefield survivability. Niyo mpamvu yakomeje gukoreshwa n'ibihugu byinshi ku isi mu gihe kirekire. Mu by'ukuri mu ntambara zigezweho igifaru si icyuma gusa, ni psychology, ni pressure, ni movement. T-72 ni urugero rw'uko igikoresho nk'iki gishobora gukomeza kugira uruhare rukomeye ku rugamba iyo gikoreshwa neza muri doctrine iboneye. Ariko nubwo ubutaka ari ingenzi, hejuru yabwo hari ijwi ritandukanye, ijwi ry'indege y'intambara, kandi niho twinjira mu ntwaro ya MI-35. MI-35 attack helicopter, umuhungu w'ikirere uzana urupfu n'inkunga mu masegonda make. Mu ntambara zigezweho ikirere sahani indege zinyuramo gusa, ni urwego rw'urugamba rwonyine, kandi muri urwo rwego hari indege zitagenewe gutwara abantu gusa, ahubwo zagenewe kurwana. Aha niho haza MI-35. MI-35 ni indege y'intambara yaturutse mu Burusiya, ishingiye ku mateka ya Soviet Design Evolution, yakomotse ku muryango wa MI-24, imwe mu ndege z'intambara zabaye z'ibihe byose. Igitekerezo cyayo cyari kimwe, gukora indege ishobora kurwana, gutera inkunga ndetse no gukora imirimo y'ubufasha ku rugamba. MI-35 ntabwo ari helicopter isanzwe, ni attack helicopter, bisobanuye ko igenewe gutera ibitero ku butaka, kurasa ibikoresho by'umwanzi no guha inkunga ingabo ziri hasi. Ariko ikintu kitandukanye n'izindi suko ishobora gutwara abasirikare bake cyangwa ibikoresho mu bihe bimwe, bigatuma hybrid platform, si intambara gusa, si transport gusa, ahubwo ni byombi. Ifite kuru y'abantu babiri cyangwa batatu, harimo pilot na weapons operator, ifite imbunda nkuru ya milimetero 23 autocannon, ndetse kanashobora gutwara rocket pods, anti-tank guided missiles hamwe na free form munitions mu bihe bitandukanye. Iyi ndege ishobora gukora low altitude flight ndetse no gukora operations z'ijoro kuri verisiyo zigezweho. MI-35 ntigenda hejuru cyane nk'izindi ndege z'intambara zisanzwe, ahubwo igarukira hasi cyane kugira ngo igabanye kugaragara kuri radari, igere vuba ku ntego kandi itange inkunga mu gihe gito gishoboka. Igeze ku rugamba ihinduka ibintu bitatu icyarimwe, ibijisho ry'ikirere ibona ibiri kuba hasi mu buryo bwihuse, ibimbona ishobora kurasa aho umwanzi ari, kandi iba n'inkunga y'ingabo ziri hasi zibona ubufasha mu masegonda make. MI-35 si indege ya kure, ni indege ya close combat zone, bisobanuye ko ishobora kugera hafi cyane y'urugamba, igatanga inkunga ku kanya, kandi igahindura imbaraga z'urugamba mu minota mike cyane. Mu buryo bwa gisirikare ifatwa nka force multiplayer, bisobanuye ko ituma ingabo ziri hasi zikomeza kurusha uko zari ziteguye. Mu ntambara hari igihe ibifaru bigenda buhoro, hari n'igihe infantry igomba gutegereza, ariko MI-35 yo ntitegereza, iraza igakora icyo igomba gukora, hanyuma igasubira inyuma. Niyo mpamvu bamwe bayita sudden presence in the sky, kuko igaragara gusa iyo bikenewe, hanyuma igasubirayo nk'uko yaje. MI-35 ntabwo ari indege gusa, ni igikoresho cy'intambara, ni inkunga yihuta, kandi n'ijisho rigenzura aho urugamba rugana. Yihujwe n'ibindi bikoresho by'ubutaka nka T-72 hamwe na command system iyobora byose, igice cy'umubiri umwe w'intambara. Ibi nibyo bituma urugamba rutaba ibice bitandukanye, ahubwo bigahinduka urusobe rumwe rukorera hamwe. Mu ntambara zigezweho si imbaraga z'intwaro zonyine zigena intsinzi, ni uburyo zihuzwa, zikayoborwa, zigakora nk'umubiri umwe ku butaka, mu kirere no mu bwirinzi. Buri gice gikorana n'ikindi mu mwanya umwe w'icyemezo. Aho ni isura RDF igaragara. Si intwaro nyinshi zonyine, ni discipline, imyitozo n'ihuzabikorwa ry'igihe nyacyo. RDF yagiye yerekana isura y'ingabo zikorana ubwenge kurusha urusaku, zigakora nk'urwego rumwe rugamije intego imwe. Mu ntambara zigezweho wumva ko imbaraga ziri mu ntwaro gusa batarabona ishusho yose, ariko wumva ko imbaraga ziri mu bwenge bwo kuzihuza no kugenzura batangiye gusobanukirwa ukuri ku rugamba.
kandi RDF ni urugero rw'uko iyo mikorere ihinduka imbaraga nyazo. Njye ndi kwizera Emikata nawe utaha.